karindwi azagareka inyuma agiye gutana zihagarariye ko bwa munani cyane ihagarariye itegeko rya munani rivuga ngo kwamamaza ubutumwa bwiza bisobanuye nzajya nkora ibyiza iby'Imana ishaka nk'uko Yesu yabikoraga. Amen. Bravo, bravo, bravo. Isabato ya mbere dutangiye umwaka wa 2024 turi amahoro Imana ihimbariza. Uyu munsi ni kwihiriza gusa murabizi yuko uyu munsi ari igihe cyo gushimira Imana. Dushime Imana ko nanone itumye dusoza umwaka turi amahoro. Kandi isabato ibabere iy'imigisha. Umutwe w'uyu munsi uravuga ngo mbese uri mu ruhe ruhande? Mbere y'ibindi byose reka tubanze dusenge. Data twese uri mu ijuru wadufashije twatangiye gahunda turi amahoro, none utugejeje kuri iyi saha tukiri amahoro, izina ryawe rihimbarizwe. Rero Mana turakwinginze aba ari wowe umwozaho ikara ku munwa, ntaba ari ibyo bavuga ahubwo aba ari wowe umvugiramo tugatahana ikintu. Turagushima. Rero Mana fasha itorero ryose. Hari abantu bagiye bagenda ababyeyi bakava mu ngo bakigendera, ariko Mana uradufasha ukadukora mu migongo izagera n'amihimbarizwa. Rero Mana ndakwinginze ufashe pasiteri uri bubwirize nanone, umukozi w'ikara ku munwa aba atari we uvuga ahubwo aba ari we umuvugiramo. Turakwinginze udufashe mu izina rya Yesu. Amen. Nanone umutwe w'icyigisho uravuga ngo mbese uri mu ruhe ruhande? Reka dusome muri Matayo igice cya 7 umurongo wa 16 kugeza ku wa 19. Reka bahageze dusoma. Haravuga muzabamenyera ku mbuto zabo. Mbese hari usoroma imizabibu ku mugenge cyangwa imbuto z'umutini ku gitoki? Niko igiti cyiza cyose cyera imbuto nziza. Igiti cyose cyera imbuto nziza. Igiti cyiza cyera imbuto nziza, ariko igiti kibi cyera imbuto mbi. Igiti cyiza ntikibasha kwera imbuto mbi, kandi n'igiti kibi ntikibasha kwera imbuto nziza. Igiti cyose kitera imbuto nziza kiracibwa kikajugunywa mu muriro. Ahangaha baratwereka igiti kibi n'igiti cyiza. Ese twibaze buri muntu wese ari mu kihe giti? Ari mu giti cyiza cyangwa ari mu giti kibi? Icyo ni ikibazo cyo kwibaza kuri buri muntu wese. Rero reka dusabe Imana izadufashe tube mu giti cyiza, kandi nituba mu giti cyiza tuzajya mu ijuru. Rero hano igiti cyiza nabibonye ko cyera imbuto nziza, ariko igiti kibi cyera imbuto mbi. Ese reka tubaze umuyobozi umwe wasubiza kino kibazo. Buri hantu hose, buri muntu wese, ahantu hose agenda, haba mu kazi ke, haba ahantu hose aba
nisubiremo. Ndabaza umuyobozi w'itorero. Yera ahantu hose ajya, ahantu hose aba mu rugo rwe, yera imbuto nziza cyangwa yera imbuto mbi? Arakoze cyane ku kibazo cyiza kandi twakwiye gutekerezaho buri muntu wese, kugira ngo buri wese asubize umutima we, kuko ikindi kibazo kireba buri muntu wese, akoze umuyobozi ariko n'umuntu wese muri rusange. Aho twakwiriye kuba turi, umuntu yakwiriye gutekereza ese ndi kwera imbuto nziza mu kazi, aho ngenda, aho ibyo mvuga, ibyo nkora, ndi kwera imbuto nziza. Umuntu wese atekereza kuri iki kibazo. Buri wese no kugitekereza. Reka twongere